Banyarwandakazi banyarwanda, ni Mupende nanone ubasuhuza. Mu kiganiro cy'uyu munsi ndabatekerereza uko Kagame yagiye yubaka buhoro buhoro igisirikare cye bwite cyaje kumufasha kugera kuri iriya ngoma ye y'igitugu. Kagame yagizwe icyo ari cyo cyose n'igisirikare. Yarabanje abo yasanze ku rugamba, nyuma y'amarorerwa yari amaze gukora binyuze muri buriya bugambanyi bwe duhora tubasobanurira. Abo yasanze ku rugamba, dore ko rero asigaye inyuma muri za gahunda ze nk'uko nazibatekerereje, aho hagereye yaraje abacamo ibice cyangwa ducamo ibice maze araduhanganisha. Yafashe abo bose bari bamenyereye urugamba cyangwa igisirikare kuva muri za NRA, atangira kubigizayo. Aha ndavuga abari abakurukuru mu ngabo rwose bafite akamenyero. Abahanganisha n'abantu yagiye atoranya kuva i Bugande, bari mu mutwe wamufashije kugera kuri biriya byose nyine nk'uko nagiye mbisobanura. Abo bantu bitwa bari inexperienced akabashinga munsi y'aba basirikare bakuru bayobora imitwe y'ingabo kugira ngo bajye babagenzura. Amaherezo aba bantu bagiye bagenzura nangwa bakora iperereza maze bakatanga raporo kwa Kagame ku bari bayoboye ingabo Kagame yumvaga atizeye. Abo n'ubundi nibo baje kuzamurwa mu ntera, barabihemberwa, ndetse batangira kugenda basimbura ba bandi bakuru Kagame atarakeneye. Uko ibihe byaje bijya imbere, intambara igenda ikura kugera muri za 1992, Kagame yaramaze guhamya agakundi ke k'abantu bafite akamenyero gake mu bya gisirikare, ndetse badafite icyo basobanukiye rwose ku mwuga gisirikare. Ariko abake muri bo bari bizi, bari bafite udushuri. Ako gaco Kagame yagasezeranyije ko ari bo afite muri gahunda, ndetse abereka ko babandi bose bakurukuru ari bo batangiye bayobora urugamba igihe cyose, banarurwanye yewe kugera n'intambara ya 1994 irangira. Yereka babandi yarasezeranyije yagize abatoni yuko babandi atazakomerezanya nabo, nako atazakomezanya nabo. Ubwo ni ukuvuga kugera muri leta. Ndavuga bariya bose bambutse ari abarwanyi bakuru kuva muri NRA. Abo bantu barimo Bandugute, bariya Babagire, ba Dodo, ba Musito, ba Kaka, ba Kiza, ba Gashumba, Tadeyo, ba Ngoga n'abandi babakurikiye mu mapeti yo hasi yabo benshi. Abo mvuzemo gusa baje ari bakuru badukuriye. Noneho babandi bakeye yiyegereje, ndetse akaba ari bo yita ko rero basangiye amabanga menshi yo kwigizayo abantu, cyane cyane ajyanye no kwica abantu no kuroga no kugira gute. Bakoze bivuye inyuma. Abo barimo ba Kayumba rwose n'abakabarebe bariya nibo bari ku ruhembe, nibo barantu kwibere, bakoze bivuye inyuma. Bigizayo bariya abantu bakuru mu buryo ubwo bwose, batangira kubasebya,
kubavuga amabi, kubapfobya. Abo bose n'abandi basirikare kugaruka ku rwego rwo hasi baje ari abasirikare kabuhariwe b'abarwanyi baribasiwe. Nta wigeze agoheka, maze bashyiraho umwete bigizayo uwo ari we wese Kagame atashakaga. Bityo intambara itangira kuba iyabo na Kagame. Abo bose barebaga inyungu zizava muri iriya ntambara. Bageze ubwo bagira confidence zo ku rwego rwo hejuru cyane, ku buryo byari bikabije kubona abantu bari inexperienced, batari bafite icyo bazi, bigira kuri aba baje bayobora urugamba, abantu batigeze bagira uruhare urwo rwose rufatika, ariko ukabona ukuntu basuzuguraga aba bantu Kagame nita ko yari yaravanye mu murongo rwose, batari muri gahunda ze, ku nyungu zo gushyikira Kagame muri gahunda ze zo kuzategeka ruriya Rwanda no kubaka iriya ngoma y'igihugu y'igitugu. Nako byari bibabaje, biteye agahinda. Ariko mu by'ukuri abantu bose yakoreshaga bakoraga Kagame umurimo mubi wose ugayitse. Kagame yarababeshyaga, bari bikoresho n'ubundi, ntabwo babiroye ngo babimenye. Iyi kipe rero ya Kagame nako ibi bikoresho bye byaje kugeza igihe birigaragaza rwose mu ntambara ya 1994 ijya kurangira. Batangira gukorera shebuja mu kwica abandi, abo abandi badakenewe. Bagenda babapfobya, babasigaza inyuma mu bintu by'amaranka ya gisirikare nangwa amapeti. Batangira gushakirwa amarozi, barayabagaburira, ayandi bayabatera mu nshinge. Rwose batangira gukubura kugira ngo nibajya kugera i Kigali aka gatsiko ari uko kazaba gategeka na Kagame. Ni nako byaje buriya kugenda. Tugeze muri leta rero, iyi kipe yafashe ya mbere mu gufuya ibya Mirenge, bafatanyije na Sebuja. Nibo bakoze akazi kose ko gufuya, ku buryo nta n'undi wese usibye abari muri iyi kipe wari wemerewe gufuya. Ndabura gusahura ibintu byose by'umutungo, ari amazu, ari amafaranga, ari amamodoka, bifite akamaro kose. Bose bafatanya na Sebuja batwaye ibintu by'agaciro kanini cyane, byose byari mu gihugu. Ibyavuye ra Rwandezi, ibyavuye Majerwa, ibyavuye Uprovia, ibyavuye ahantu hose hakomeye. Ibintu byose byamukijwe imipaka, bimwe mu mabanga, ibindi ku karubanda, byambutswe imipaka bijyanwa mu bihugu by'ibituranyi, bijya gukorerwa amasoko, ibindi ndetse bibikwayo, byakomeje gucuruzwa. Byavuyemo akayabo k'amabiliyoni y'amafaranga y'amanyarwanda. Bimwe bijya mu mabanki ya Kagame, bafunguza amabanki amashya za BCDI, ibindi abibika muri za banki zo mu mahanga. Ibindi abangaba bagenda babonaho ibirakarikira aba bamukoreraga, bafata amazu, n'amafaranga barakira. So muri ba basirikare basanzwe bakuru baje bayobora urugamba, ya ekipe itari ikenewe. Ni ukuri cyari cyahagufuya. Wagiraga umugisha yabonaga inzu badakeneye bo kwa Kagame, na Kagame adakeneye akayipfurikamo, cyangwa se akabona akamodoka ko agenderamo mu kazi. Ako niko yasobanuraga, nabwo anyuze muri aba Kayumba nabo bakabarebe, bashaka bakayimurekera, cyangwa babona ni nziza bakeneye bakamuguranira bakamuha iciriritse, cyane cyane mu modoka yo mu bwoko bw'amatoyota.
abanyuze mu mijyi abenshi baraje bafata amazu, ariko ayo mazu baje kuyakwa, bakayakwa n'aka gakundi gakorera Kagame cyangwa se na Kagame, bakayiherayo bashatse, cyane cyane inshuti zabo z'abasivili n'abandi bari bafitanye inyungu cyane cyane z'ubucuruzi. Ahajya muri za 1996 97 ka gakundi nako kari gatangiye gucikamo ibice, cyane cyane abari ku isonga cyane begereye Kagame. Babandi bakuru abenshi igihe bari bana amakoroneri, ariryo ranka riri furati, ari naryo rya nyuma bahawe muri 1993. Abo bose bagumanya ku gapeti, abatarakuriwe mu byumba nk'aba Musitu n'aba Nduguteye n'aba Muzehe Gashumba Tadeyo, abo bakomeje bahanyenyezaho gatoya, ariko rwose bari expired nk'uko Kagame yabyitaga, baguma kuri iryo peti rya koroneri, ari naryo abenshi baje kuviramo mu gisirikare. Bamwe baratewe izo nshinge z'uburozi, abandi barabaye demoralized. Hasigaraho ka gakundi yasezeranije Kabatoni, amaze kugakoresha nako ubwo batangira nyine gucikamo ibice nk'uko nababwiraga. Abo nibo bari bafashe igisirikare ako ka mwanya mu nzego zose muri imyaka ya 1996 na 7. Kagame ubwo yari amaze gukora overhaul, ingabo zose adashaka baje bayobora ingabo, imitwe y'ingabo bava Bugande nako baziyoboye no mu ntambara yose bamaze kuvamo, abandi bamaze bari kuri deathbed, kuko bose nta uvamo ngo abe muzima, bavagamo bapfuye of course. So ubwo hatangiye za ngabo za Kagame z'ibikoresho, bakabarebe barareba intebe imbere yabo bajya kuyifata ngo bubake izindi ngabo nshya arizo ziriho kujya uyu munsi. Hatangiye intambara rero yo mu gatsiko ko kwa Kagame kanyirako, babandi bigije abandi bose, babandi baruze, babandi batutse, babandi basuzuguye, abandi bose in actual sense babandi twari twararwaniye intambara. Aka gatsiko kari karibeshye yuko ibisigaye byose ari ibyabo na sebuja Kagame, ariko baribeshyaga. Abantu batangiye kurwanira imitungo bacikamo ibice byinshi, bamwe batangira kubona ko Kagame yabahenze ubwenge, bagakora za data games nyinshi, batangira nabo gushaka ibyo nakwita haki zabo, share yabo mu munyago bari barafatanyije na Kagame, ari ukunyaga ubwo butegetsi, ari ukunyaga ibyo bintu baje bakajyamo bonyine bigije abandi. So batangiye ibintu byo gufata noneho ya mitungo, barayigushije, bafite amafaranga, batangiye amahoteli, batangiye amabara, batangiye ndabora utubari n'ibindi byinshi bigenerating amafaranga. Batangiye gushaka noneho kwiha imigabane yabo, batangira gufata inguzanyo zitubutse muri za bank, batangira gukora imishinga minini bakoresheje pura ishingiye ku nguzanyo, batangira gutunga ibikingi binini cyane, byose babaga bakurikije ibyo sebuja nawe akora, kuko yari bize cyane asabirira hirya no hino. Abo batangiye kugenda banungunika muri abo ngabo muri iki gikundi, batangiye gucishwa bugufi, batangira kuregwa na bagenzi babo. Kagame yahise abona ko ikinyoma cye bakivumbuye, maze atangira nanone kubagonganisha, buri umwe akajya arega undi amanungo niko afite. Kagame yatangiye kubakanira urubakwiye rero,
ba bandi batashaka kumva neza, bari bafite inyota y'ubutunzi bwinshi, bumvaga ko ikintu bakirimo na Kagame, atangira kubacutsa noneho kandi mu buryo bwa nabi. Kagame yabubakiye imanza zo kubatemeraho itaka nk'uko ajya bivuga, kuko noneho abangaba bahoze bita inkoramutima ze, ubwo ibyo bapfaga noneho harimo imitungo ikomeye, cyane cyane umutungo wavuye muri Congo, zari zavuze za diamonds na gold zavuye i Kinshasa, zimaze imyaka 50 n'indi irenga, zirimo agaciro k'amafaranga amabiliyoni menshi cyane. Za gold zavanywe amatoni ya za gold na za koruta zavanywe Gisangani na Kindu, andi mabuye y'agaciro yavanywe za Rubumbashi, za Mbujimayi n'ahandi henshi hirya hino muri Kongo. Ibi byose byahise bihindura status ya Kagame ku rwego rwo hejuru cyane, kandi nanone byahinduye ubutoni bw'abenshi mu bari abatoni ba Kagame, ba bandi b'inkoramutima bapfa amafaranga n'umutungo. Binahindura imyitwarire ya Kagame mu karere kose, cyane cyane no ku rwego mpuzamahanga. Guhera ubu nibwo Kagame yatangiye gusuzugura ba Perezida Museveni, nibwo yatangiye kubarebera hasi cyane n'agasuzuguro kenshi, kubera umutungo yari amaze kubona n'ukuntu yabyiyumvagamo. Aha yemeje gufata umugaragu we n'ubundi yatumye muri Congo kujya kumufasha gusahura muri izi nyungu zose navuze hejuru. Murumva ibyo byose basahuranye byose byatewe na Kabarebera yatumyeyo, bari babifatanyije. Burya ni naho yatangiriye gusuzugura abantu bose. Ndakubwira, yarebaga abantu hasi cyane nk'aho bari ikigirwamana, kubera amafaranga yabariraga mu mabuye y'agaciro yavuye muri Congo. Ako kamwanya ngo abahise azihindura ize. Kabarebe amufasha kubaka ingabo nshyashya, nawe ashingiye ku bake azi bo hafi nawe, hanyuma abandi bose baba masikoti ya Kagame. N'ubundi Kagame Kabarebe yahoze ayobora kwa Kagame, ariko nka bya bindi byabo mugani Kinyarwanda ngo bazirunge zange z'ibisogo. Aba escort bagezaho nabo batangira gukura, batangira gusobanukirwa uko bari abana batoya mu gihe cyose twari mu ntambara. Batangira nabo kunenga itarimo kugenda neza. Niko bari abatomu by'abagamba bafunzwe, niko ba Mutabazi Tobrende bari beswe twa Kagame bafunzwe, niko bahindutse ibyo byahose babashyizeho, niko Kazura wejo bundi yavanywe ku buyobozi bw'ingabo, niko bari abana batoya bari mugoroba icyo gihe bari abasirikare batoya, nta n'uwashobora kuba picking for escorts. Nkatwe twarabarebaga bamwe ntabwo twe tuzoba bari, they are too small. N'abana utashobora gupicking for anything, nawumvaga wagucungira umutekano. That's what I mean. So bari bato cyane, ariko ubu nyine ubu nibo basigaye bari mu ngabo, ariko nabo kubera ko bajigeze igihe barakora n'ibyo navugaga mu nyumve neza, bageze ubwo bareba n'ibiriya bintu bya Kagame byo gusuzugura abandi no gutekekesha abantu b'igitugu, nabo basanga atari byo, ku buryo n'ubu kwa Kagame abo basirikare bari bato icyo gihe, ubu nibo ba generali barinda Kagame bakuriye n'ingabo. Ibyo amakuru yose angeraho kwa Kagame umuriro urahinda mu gisirikare cya Kagame na Nyiramongi. Icyo nabibutsa nuko abescot bageze kwa Kagame
bakabana nawe guhera ari abana batoya, bakaba ari bo ngubu bayobora ingabo, cyane cyane abenshi bagiye basegestingwa nangwa batorwa na Nyiramongi, ndetse atangira no gutanga amapeti ku bashaka bose muri bo, igihe cyose baba bazamurwa mu ntera. Ubu icyo gisirikare nababwira ko ari bo muri bariya abayobozi muri aba bamaze gukura bayobora ingabo z'u Rwanda, ariko nabo uyu munsi bageze kuri stage bari muri confusion. Ubu nicyo kiri muri ziriya ngabo z'u Rwanda mureba. Nanone nk'uko mpora mbivuga, abari mu murimo w'igisirikare ntibagira kivugira, genda babariye cyane, ariko hari inzira nyinshi zo kwikura muri iki kibazo. Murabona ukuntu babacira imanza zapanzwe nta kwiburanaho gushobora kubaho, kuko imanza zo mu Rwanda zose abacamanza bazica ukurikije uko bategetswe. Ntabwo ako karengane gakwiriye kuba kakiriho muri iki kinyejana. Nkomeza iki kiganiro, ubutaha nzababwira ukuntu Kagame yica rubi abahoze mu gisirikare, ubu bicajwe, uko bambikwa za electronic monitoring devices nangwa se bracelets n'ibindi byinshi, kubera ubwoba bwa Kagame ahora afite bw'uko ingoma ye bayihirika. Mwese murakoze kuntega amatwi, naho ubutaha murabeho.